itariki 24 z'ukwezi kwa kane muri 1994 twasohotse muri uyu mujyi wa Kigali. Twari hano kuri stade ku itariki ya 19 hari kuwa kabiri. Baraturasa, imbunda yari ishinze hariya hejuru kuri azamu, barayishinze irasa muri stade ibikombora bigeze nko kuri 6 kandi dahusha. Kompora kiraje kimanuka mu bagore bari batetse ibikoma mu gitondo saa 12 kituramo. Igihe barimo gutaka bati baraturashe, barasama icya kabiri, barasa mu muryango wa 6, twe niho twari turi, icyacu kigwa nko mu metero 2 ariko giturika kigana hirya, ntitwagira icyo tuba. Mu 8 kigwamo, mu 10 kigwamo, muri 12 kigwamo, stade yose irayogayoga. Noneho twirirwa duterura abakomeretse n'abapfuye. Abasirikare ba FPR banyuraga muri yambariye civile kuko hari mu kigo cya minuari. Baratubwira ati rero muri iyi minsi murabona ibya hano si bizima, tuzanyuramo tubabwire mujye muri stand by. Ku cyumweru nijoro nka saa 3 y'ijoro twari twamaze kuryama, ko twaryamaga kare ngo bikuturasa, ko waracanaga ahagaragaye akamuri kose kumva isasu ryagufasha. Turagenda turarikabuye. Iryo joro twaragenze mu bihe bisanzwe umuntu ashobora no kwagenda amasaha 2. Twahagenze kuva saa 3 twagezeyo saa 9 y'ijoro. Imvura itunyagira umuntu yatose. Ndagira ngo ntatinze sanze bishop arimo kuvuga ku Mana ihumuriza. Ndagira ngo ari ryo jambo tuganiraho twihuse. Abakorinto ba 2, urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere. Haleluya. Turava ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 5. Aravuga ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo se, ari nayo data wa twese w'imbabazi n'Imana nyirihumure ryose. Haleluya. Mucumurongo ku Mana nyirihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Kuko nk'uko ibyo Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane, niko no guhumurizwa kwatugwijijwemo na Kristo. Nahangarukiriza. Haleluya. Nkunda iri jambo Imana nyirihumure ryose. Ni ukuvuga ngo Imana yacu ni umutunzi w'ihumure ryose. So bivuga ngo ibyo wanyuramo byose, ihumure ryabyo, guhumurizwa kwawe muri ibyo ngibyo kuri mu Mana yacu. Ni Imana nyirihumure ryose. Haleluya. Iyo niyo ngingo ya mbere ngira ngo tuze kuganira. Ingingo ya 2 iravuga ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose. Ntabwo bavuga ngo mu makuba amwe namwe, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kuko ni nyirihumure ryose. Iduhumuriza mu makuba yose, ariko hakavamo umuhamagaro. Iduhumuriza mu makuba yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose. Haleluya. Amagambo ndayakunda. Ariko hepfo akadusobanurira ngo tubahumurisha ihumure twakuye mu Mana nyirihumure ryose. Iyo tubabazwa 5, kuko nk'uko ibyo Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane. Mu yandi magambo biraduhumuriza. Murabikurikira? Niko guhumurizwa kwatugwijijwemo na Kristo. So duhere ku Mana nyirihumure ryose. Sanze Bishop arimo kuvuga kuri yo. Uri Imana ifite ukuntu iteye, ndayikunda pe, ndayubaha cyane. Ariko hari igihe tutajya twumva ibintu kimwe. Kandi kambwira ngo rero
nta na romoro ufite yuko tutabyumva kimwe. N'ubundi narabikubwiye yuko ibitekerezo byanjye n'ibitekerezo byawe bitandukanye, uko ijuru ryitaruye isi niko ibitekerezo byanjye byitaruye ibyawe. Ukabyakira ukavuga ngo Mana, ntabwo njye numva uko utwara imodoka y'ibisubizo igenda buhoro. In most cases hagomba kuba hazambute yaje nyinshi mu muhanda uva mu ijuru, ugasenga ukabona Imana. None muri kesi ya Yobuho, reka bari yo mpera uko nari nsanzwe ndibuze kuyivugaho. Muri kesi ya Yobuho birenze urugero. Yobu yarabanje aravuga ati ibyo byose hari ikintu kimwe nzi, Imana yari yampaye, none Imana irishubije Uwiteka himbazwa. Akagira ngo birarangiye. Barongera baraza baravuga ati rega buriya hari ikindi utazi. Arongera noneho bigeze ahantu Satani asubiye mu ijuru. Buriya usobanukirwa neza ibyaye birimo kuba, uzanasobanukirwa neza nusoma icyo gitabo neza. Ntabwo Yobu Imana yamuteje ibyago, we niko yabyinterpretaga. Ahubwo icyo Imana yakoze, Yobu Satani yamugiriye impaka n'Imana. Imana yamutangiye ubuhamya. Buriya Imana nigutangira ubuhamya ujye ugira ubwoba, kuko iyo Imana igutangiye ubuhamya ibikugabije Satani. Ariko buriya naje gusanga no ku isi niko bimera. Iyo umuntu watangiye kumuvuga neza bimugabiza abanyarunwa. Muzajye mu kazi, umukozi wenda shefu akuvuge neza, avuge ngumva uyu mugabo, uyu Masengo mureba hano, ubu ndamwemera mu bakozi mfite. Sasa icyumweru gikurikiyeho, amezi akurikiyeho, bazatangira bamuguteranyeho, bagushakira ibirego ibihari n'ibidahari, bagushyiremo ibirungo, bagukarange, bagushyire ku meza bakurya, bagushyire kuri menu nawe bakugabure. Imana yatangiye Yobu ubuhamya iravuga ngo uyu mugaragu wanjye Yobu akiranuka muri byose. Satani atadakiranuka se, wamushyize hagati nk'akazitiro, inka ze ntawe uzikoraho, abajura ntibamwiba, abana be barabyibushye, umugore we afite amatama, ibintu bye byo kwa Yobu byose. Hanyuma Imana iramubwira, yabuzwa n'iki kugushima? Ntabwo ari wowe washima, yishimira ibyo wamuhaye, bikoreho urebe yuko atakuvaho. Imana inabiri iramubwira ngo Yobu reka tumugerageze. Ngo mbwira Satani ngo uriya Yobu ndamuguhaye, genda ibintu bikoreho. Satani aragenda kubita abana bagendera rimwe, n'imitungo igendera rimwe, ariko yibagirwa ko dufite Imana nyirihumure ryose. Haleluya. Bimaze kugenda Satani asubira mu ijuru. Imana iramubwira ngo Satani, wamubonye umugaragu wanjye Yobu, nubwo wamuteje ibyago yabyitwayemo neza. Aho buriya nicyo kibazo tujya tugira nk'abakristo. Ngiye buri munsi mba mfite abakristo Satani yateje ibyago, Imana yabatangiye ubuhamya bagahita bayitenguha. Ubundi umuntu umwe yabivuze neza ngo Imana iratwigisha ikaduha Satani ngo adukoreshe ibizamini. Haleluya. Kabwira Satani ati genda ubankoreshereze ibizamini ndebe ko iri somo barifashe. Satani akaza yagukubita ikibazo cya mbere, akaza agatanga ripoti ku Mana akamubwira ati dore kopi ya wa muntu wawe yagihushije, namukubise ubugumba none yagiye kuraguza. Umukobwa yatinze kurongorwa none yageze mu bapfumu yacishije ibiti. Satani akaza akabwira Imana ati nta bantu ufite, ni fake gusa. Bagukunda iyo bahaye imigati, iyi imigati uyisubiranye bakuvaho. Si we bakunda, bakunda ibyo ubaha. Mu yandi magambo iyo niyo ntambara Yobu yari afite. Satani yaravugaga ati Imana uribeshya, si wowe yo bakunda, ameze nk'abandi bose, kora ku byo wamuhaye urebe. Arakwihakana, si wowe akunda kundi ibyo wamuhaye. Imana iramubwira iti ngaho ikizamini genda ukimukoresha. Kubita ibintu bya Yobu byose, abana n'amatungo bigendera rimwe. Yagarutse asanga Yobu aravuga ati Imana yari yampaye none Imana irishuje, navuye mu nda ya mama, nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo ntwaye, Uwiteka himbazwa. Satani aramwara, asubira Imana iramubwira ati wamubonye Yobu umugaragu wanjye ate hari n'ikindi wasigaranye, buri aracyafite ibyiringiro yuko aravuga ati afite roro umugore wanjye nzongera nkore mbona inka, nzongera
njyamane n'umugore cyangwa nzashaka n'uwa kabiri, icyo gihe amategeko abibuza yaratarabaho. Hanyuma Satani nabwo atenga nkwereke, nyemerera mu pararize ibyo nabyo mbikureho. Ati genda umukore ku mubiri ariko ntukore ku bugingo. Kubita igisebe kiva ku mutwe kigera ku mano, no kwishima biramunanira kuko yishimishaga urutoki rugatonekara, naho akoze hagatonekara, asigara yishimisha urujyo. Umugore warinuka ati nk'iyo mwana wundi wahitutse ugapfa. Aba tuvuze nk'umugore w'umupfapfa. Iyo bagumaho biriya bishop yavugaga, none burya Satani ureba ubugome bwe n'inshuti ze ziza ngo zije kumufasha mu kababaro, zimara iminsi ngo zamaze igihe zitavuga, zicecetse gusa zumijwe n'akaga yabonye. Ariko zigeze aho zirahindukira, Satani azinjiramo, zihinduka accusers. Ubu ntabwo ibyago nk'ibi byakubaho utarakoze ibyaha. Ihane, isuzume, reba muri wowe hagomba kuba hari ibyaha bihishe urimo kwanga kutubwira. Ariko ibintu nk'ibi iyo bakabwira ati narisuzumye nta kintu ndimo kubona, nasezeranye n'amaso yanjye kutazaheheta abagore, ntabwo nigeze mfunga umutima wanjye ngo imfubyi zirara ubusa mpari, nta mupfakazi wambaye ubusa duturanye, nta kintu mbona. Wigize intungane rero mubwire mu bintu uzirinda mu buzima. Nubona umuntu yagize ibyago, izo message njya numva n'abarokore bazigisha, Imana isi n'ijuru, iryo ni ryo humure uzaniye umuntu wahungabanye. Umuzungu yaje kutureba aho twari mu nkambi Byumba muri 1994, nige wamusemuriye. Araza ati ndenda kubabwira ikintu cyatumye iki gihugu cyanyu mugira ibyago nk'ibyo mwagize. Numva ndanezerewe, ndavuga ngiye kubisobanukirwa noneho. Ati iki gihugu cyanyu nticyasenze. N'amajoro naraye, n'amanywa twirije. Ubu se mu Rwanda ni twebwe tutasengaga? Ubu se Abafaransa baturusha gusenga, Ababiligi baturusha gusenga, abakina bafite n'ibigirwamana. Ndavuga ntabwo nemeranije nawe. Uzirinde ntuzabone umuntu Satani yamusabye ngo nawe wongereho agashinyaguro. By the way, ukuyemo niyo yaba ari wowe wakoze amakosa, umwana wawe nakora ikosa, umuhungu wawe ukamuha imodoka akagenda akayigonga, ntuzongereho ibyo kumucyocora kuko ntibiri burepara imodoka. Ngo wakigurikiwe wamuswa we, ngo urarebe ko wangiriye imodoka. Ibyo aba yamaze kubyibwira kare umwanya agonga. Ushatse wahagarara gusa ukifata ku itama ukabwira uti peti byihorera imodoka ejo nzayijyana mu igaraje, ukamurema umutima kumva yuko afite umubyeyi. Umukobwa wawe nagira ibyago agatwita atararongorwa, ntuzongereho kumuca ngo wadukojeje isoni wa kirumbo we, ngo ubundi niba byabaye ntabwo biri buhakane ububyeyi bwawe. Paternite yawe ntikurwaho n'amakosa abana bawe bakuze. We banza ujye hirya niba wanababaye, ubanza ujye imbere y'Imana nyiri humure ryose iguhumurize, ushobore guhumuriza uwo mwana, amenye ko niyo yakoze amakosa urakomeza ukaba papa. Kuko Imana niko idufata, irakomeza ikaba papa niyo twakoze amakosa. Ni nyiri humure ryose. Kaza ukavuga ngo Mana nahungabanye nakoze ibifuti, ntangije ibintu byanjye, bavuga ati mwana wanjye ubugoryi bwawe n'ubundi ndabuzi, ndi nyiri humure ryose. Hari ubwo abantu bibwira ngo rero ngo ibyo bituma ngo abantu ngo bajya mu byaha. Cyo marambibwira abantu nkawe, ngiye nabonye abantu bakambya agahanga bakavuga nabi, ibyaha ntibigabanuke. Ntabwo gukambya agahanga ari byo bigabanya ibyaha, ariko nibura iyo ushyizemo ihumure bigabanya akababaro. Imana iceceka. Umva, Yobu we yabonye akaga, inshuti ze ziramushungera, hanyuma bigeze aho atangira kwivuganira n'Imana, avuga tumva rero Mana niba wamanukaga akaba ari we tuburana, ndambiwe aba bagabo barimo barambwira ibintu by'amahomvu, manuka uze twivuganire. Aravuga hamagara Imana, aravuga ati nizi nshinje tuburane. Ariko yamara gucurukaho gake akavuga ati ariko reka mbabwire, hari ikintu kimwe nzi, umucunguzi wanjye ariho.
Haleluya. Ati naho yanyica nzapfa nkiyizera, kandi nzi neza yuko umubiri wanjye numara kubora nzabona Imana, n'amaso yanjye azayibona saa yundi. Nyirihumure ryose. Imana aho iziye ntiyanaziciye bugufi, irazitondagura ikivugo guhera ku gice cya 38 kugeza ku cya 41. Imana irivuga ngo mva kuza ubwenge, ariko ngo ngaho komeza uvuge mu mahomvu yawe, ngo ko wumvuza ubwenge umuyaga nkubikahe, ko wumvuza ubwenge imbeho nyibikahe, urubura rwanjye rumanuka ruvuye, ko wumvuza ubwenge. Irivuga ivuga ibitangaza byayo n'ubushobozi bwayo. Irangije yo wikubitaza aravuga tumva rero Mana, ibyawe nari nabyumvishije amatwi, none ndakubonye, nciye bugufi ndihanye, sinzongera gutera amahane. Reka Imana ibe Imana, ngiye kuba Yobu, ngo Imana irahindukira ibiravuga ngo Yobu ndagusubiza ibyo wabuze byose, ariko bari abacuti bawe irababwira ngo ntabwo mwamvuze neza nk'umugaragu wanjye Yobu, mugenda ahubwo mumusabe abasabire kuko mwamvuze nabi, mwabeshyeye. Hanyuma ngo Yobu arabasabira, amaze kubasabira ngo Imana imusubiza inshuro 7 ibyo yari afite. Ariko kantu njya nkunda cyane bure muri Yobu 42, ngo abantu bamuzanira amagifuti n'amakado, abandi bose bari baramuretse baterega burya twaragusengeraga. Na kirya gihe tutagusuraga kubera ko wanukaga twaragusengeraga, bazagusura ibintu nibisubira mu buryo. Imana nyirihumure ryose. Haleluya. Imana nyirihumure ryose. Muzarebe mu isezerano rya kera, ubwo nuko nahereye kuri Yobu, abantu bose bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye. Aburahamu yahuye n'ikibazo, Imana mu isezerano iramubwira ngo Aburahamu nzaguha abana, nzaguha umugisha, uzaba umugisha. Aburahamu abwira Imana ngo se uzamuhe umugisha? Ndagenda ndi incike, Eleyazari w'umudamasiko ni uzanzungura ngo uzamumugisha. N'undi mugisha utarimo abana ni mugisha ki? Imana iramurebera ngo Aburahamu nige nyirihumure ryose, sohoka ujye hanze, reba ziriya nyenyeri zose ziri mu ijuru, niko urubyaro rwawe ruzangana. Uzajye ku nyanja ubare umucanga uhari, niko urubyaro ruzangana. Ngo Aburahamu yizera Imana ngo bimumarirwa nko gukiranuka, kandi umwana ntiyari yavutse, ariko yatashye Imana imuhumurije. Uretse ko yageze mu rugo agahura n'ihurizo, asanga madamu yariye karungu. Aravuga ati ibyo by'Imana umbwira ngo yaguhaye amasezerano, yewe nkunda ibifatika, fata umuja wanjye Hagari umubyare w'umwana mukikire mwitirirwe, ibindi unkureho amashyengo. Aburahamu aramwumvira nyine, afata Hagari bimuteranya n'Imana. Muzitegereze hagati y'igihe Aburahamu yaryamaniye na Hagari n'igihe Imana yagarutse kumusura Ishimayeli amaze kuvuka. Hagati yo kuvuka kwa Ishimayeli no kongera kugendererwa n'Imana harimo imyaka 13. Ishimayeli yavutse Aburahamu afite imyaka 86, yongera kuvugana n'Imana afite 99, ije kumubwira ko umwaka utaha igihe nk'icyo Isaka azaba yavutse. Haleluya. Imana igomba kuba yicaye ikavuga ati suriya mugabo sinamwibeshye, wari kugeza aravuga ngo ndi nyirihumure ryose, sinzareka amasezerano yanjye nzayasohoza. Haleluya. Kuko Imana yacu ni Imana iduhumuriza. Reka mbaho urundi rugero, buriya nkunda Dawidi. Mu bantu bahuye n'ibibazo byinshi mu buzima, Dawidi yahuye n'ibibazo, ahura n'ibibazo iwabo mu rugo. Papa w'umubyara njya mpamya ko atamwemeraga, yaribaza ariko buriya ntashobora kuba yari yaramwihakanye mu bundi buryo, kuko Samweli yaramubwiye ngo ariko nzanira abana bawe b'abahungu bose. Aragenda bose arabazana uko ari 7, Dawidi amukuramo. Hari ahantu Dawidi yanditse muri Zaburi ya 51 ngo mu byaha niho mama yansamiye. Hari igihe nyamugare ko buriya Dawidi, buriya hari ababyeyi bihakana abana, n'umwana akazageza aho akabyemera ko atari uwase. Ariko ibyo ngibyo ni interpretation yanjye, ntaho nabisomye muri Bibiliya. Njya nibaza niki cyatumaga Yesayi adahamagara Dawidi kandi bamutumye abahungu be bose, ndetse n'igihe Samweli yamuhaje atari kuze nta wundi mwana w'umuhungu ufite. Yifata mu bwana, urumva nyine urumva arahari, ariko ni umuhererezi
that's not material for a king. Ntabwo uyu wamukuramo umwami ari umuherereza. Ninde wigeze avuga ko umuherereza ataba umwana? Ngo kandi aragira intama. Nta seve afite. Seve ye rwose iri hasi, ntabwo yavamo umwami. Ibintu bibiri. Ni nyarushumba aragira intama. Ariko Imana yo iravuga ngo Samweli ntimurye uwo nguwo ataraza. Hanyuma ho aziye ngo Samweli amukubise amaso, Imana amubwira ngo dore hubwo umwami nuriyo. Imana nyirihumure ryose. Dawidi aririmba Zaburi ya 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntacyo nzabura, sinzakena. Ngo andagira mu kibaya cy'ubwatsi butoshye, anshora kwiriba ry'amazi adasuma. Ngo inkoni ye n'inshyimbo ye ngo bimbi iruhande. Ngo niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo sinzatinya, kuko ngendana n'Imana nyirihumure ryose. Ngo inkoni ye n'inshyimbo bizampumuriza. Haleluya. Urumva uyu ni umuntu wahuye n'ibibazo n'ababyeyi baramwibagirwa. Aragenda ageze ku rugamba, bakuru be bamuca intege, yegereye Sawuli agira ngo aramuhu, nawe bamuca intege. Agera imbere ya Goliyati nawe aramusuzugura, ariko yibuka ko afite Imana. Arabwira ngo umva Goliyati, mubwire ijambo rimwe, unteranye icumu n'agacumu n'ingabo nini n'intoya, ariko nge nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli wasuzuguye. Iyo niyo Mana impa imbaraga nyirihumure ryose. Haleluya. Erega ntabwo Imana yize tubwira ko tutazahura n'ibibazo. Yaratubwiye ngo nuhura n'ibibazo ujye ukanda buto y'Imana nyirihumure ryose. Haleluya. Sinzi ibyo urimo kunyuramo uyu munsi. Twese tunyura mu bibazo bitandukanye. Imana yibwiye abantu ngo nimuhumurize ubwoko bwanjye. Murebe muri Yesaya 40 umurongo waho wa mbere uravuga ngo nimuhumurize ubwoko bwanjye, nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize. Nkunda ukuntu bivuga ngo nimubahumurize, mubabwire nimuhumurize abantu banjye, ikabisubira ngo nimubahumurize. Haleluya. Tuvuye muri Genocide muri 94, aya magambo nayigishagaho kenshi, narayakundaga. Nimuhumurize abantu banjye, nimubahumurize. Nimubabwe, niko Imana ivuga, muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byaho byose kubabihaniwe kabiri n'Uwiteka. Muhumurize abantu mubabwire ngo ubu Imana nta burakari bafiteho. Haleluya. Hanyuma hepfo umurongo w'ikenda w'icyo gice ukavuga ngo yewe wumvisha Isiyoni inkuru z'ibyiza, zamuka umusozi muremure, yewe wumvisha Yerusalemu inkuru z'ibyiza, arangurura ijwi ryawe cyane, rirangurure witinya, ubwire imidugudu y'Ubuyuda uti dore Imana yanyu, dore Imana yanyu, dore Imana yanyu iraje. Buriya ikintu cya mbere kizagukomeza umutima kikaguhumuriza si uko ibibazo byavuyeho. Haleluya. Buriya hari ibintu nkunda cyane, iyo wubuye amaso ukayakura ku bibazo ukavuga ngo hari ikintu kimwe nzi, hari Imana nyirihumure ryose, niyo ngiye gutumbira, niyo ngiye gutegereza. Nibyo Yobu yari yakoze, aravuga ngo umva reka mbabwire, niyo yanyica nzapfa nyitumbiriye nkiyizera. Kurama hani Imana yavuze ngo nimubwire abantu ibyururutse imitima, ngo tubabwire ngo iki, ngo dore Imana yanyu. Mwubura amaso murebe Imana yanyu. Haleluya. Murambwira abantu aha harimo ibanga rikomeye cyane. Iyo wubuye amaso ukareba Imana ushobora kugenda hejuru y'ibibazo byose. Buriya hari ikintu kijya kintangaza ku rugendo rw'Abayisirayeli. Imana iravuga icishije mu kanwa ka Mose mu gutegeka kwa kabiri ngo nabatwaye imyaka 40 yose, ngo mu butaka bugwingiye, ngo buri n'inzoka z'ubusagwe na skoropiyo, ngo kandi ibirenge byanyu ntibyigeze bibyimba, ngo n'inkweto ntizabacikiyeho. Nkibaza ariko Imana yabigenzaga ite ngo be kuribwa n'inzoka na skoropiyo kandi bihari mu nzira? Uzuko yari yarabigenjeje, yashyize igicu cyayo imbere yabo, bakagenda batumbiriye igicu ntibabone ko bari guca ku nzoka. Kuko burya no mu bundi no mu buzima busanzwe, inzoka iyo iciye iruhande ntuyitegereze ntacyo gutwara. Ushobora guca ku mpiri iri hari ikavuga ngo sinzi ukuntu yenda kuvuga gutyo,
impiri iri mu gihuru nk'hariya ugakandikira hafi yacyo wumva ivuga ngo iyo ukomeje ukigendera ntabwo gukurikira. Imana yabatwaye bayitumbiriye ntibabona scorpion n'inzoka z'ubusagwe ibageze iyo bagombaga kujya, kandi iyo yabishakaga yarazirekaga zikabaruma, kuko ubundi niyo yabarindaga. Buriya ntabwo uzi inzoka ujya uca iruhande ukuntu zingana, ntabwo uzi iby'Imana ikurinda uko bingana. Buriya hari abantu bajya bantangaza, hari ibintu nsengera iteka ryose, nako hari abantu nsengera ntabwo ari ibintu. Iyo nciye ku mugore uhetse umwana ari kuri moto, ngenda nsenga nkavuga ngo Mana, uyu mugore nciyeho, kuko niyimagine avuye kuri moto akikubita hasi ahetse umwana akamugwira. Iyo mbonye umugore utwite inda nkuru yicaye kuri moto, nsenga amasengesho akubye kabiri uhetse umwana. Buriya hari inzoka z'ubusagwe n'amascorpion Imana ducisha iruhande, ntuzanibuke no kwishima ko dufite Imana ikubwira ngo nimuhumurize abantu banjye, ngo tubahumurize tubabwira ngo iki, ngo dore Imana yanyu. Nta kindi ivugira ngo nimubabwire ngo nimutumbire Imana yanyu. Haleluya. Ariko ndaje reka mfate urundi rugero rumwe hanyuma twihute tujye ku yindi ngingo y'inyigisho, n'inyigisho nkunda cyane. Arana Imana ibwira abantu bayo, Yesaya 43. Ariko noneho Uwiteka, ukuva ku murongo wa mbere, Yesaya 43, wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawe ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa h'incungu, Etiyopiya n'Iseba ntatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukabaho kubahwa, nanjye nkagukunda. Icyo kizatuma ntanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe. Reka wenda ngarukira hano. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Buryo ihumure ry'Imana nuko rikora. Aya magambo ari mu magambo nkunda cyane, kuko niko numvise ikintu cyitwa ihumure ry'Imana mu gihe nta n'icyo ufite. Itariki 24 z'ukwezi kwa 4 muri 1994 twasohotse muri uyu mujyi wa Kigali. Twari hano kuri stade ku itariki ya 19, hari kuwa kabiri. Baraturasa, imbunda yari ishinze hariya hejuru kuri azamu, barayishinze irasa muri stade ibikombora bigeze nko kuri 6, kandi dahusha. Kombora kiraje kimanuka mu bagore bari batetse ibikoma mu gitondo saa 12 kituramo. Igihe barimo gutaka bati baraturashe, barasama icya kabiri, barasa mu muryango wa 6, twe niho twari turi. Icyacu kigwa nko mu metero 2, ariko giturika kigana hirya, ntitwagira icyo tuba. Mu 8 kigwamo, mu 10 kigwamo, muri 12 kigwamo, stade yose irayogayoga. Noneho twirirwa duterura abakomeretse n'abapfuye. Abasirikare ba FPR banyuragamo biyambariye civil, kuko hari mu kigo cya minuari. Baratubwira ati rero muri iyi minsi murabona ibya hano si bizima, tuzanyuramo tubabwire mujye muri stand by, tuzaza tubatware. Ku cyumweru nijoro nka saa 3 y'ijoro twari twamaze kuryama, ko twaryamaga kare ngo bikuturasa, ko waracanaga ahagaragaye akamuri kose kumva isasu ryagufasha. Noneho bacamo bati tugende. Imvura yari irimo kugwa, turahagurutse, umuntu agafata ko asingiriye akajyanaho. Turagenda turarikabuye. Iryo joro twaragenze. Ubundi urugendo twagenze ntabwo rwari rurerure. Twavuye hano kuri stade, tumanuka kuri ya muhanda ujya kuri Parloma, dukata wa muhanda wa Nyarutarama, turazamuka, turagenda tugera Batsinda, hariya kuri fawe, tumanuka iburyo, dufata hasi mu gishanga, turambuka, dufata Ikabuye. Urumva ubundi n'ahantu mu bihe bisanzwe umuntu ashobora no kwagenda amasaha 2.
twahagenze kuva saa 3 twagezeyo saa 9 y'ijoro. Imvura itunyagira umuntu yatose. Rero nigiraga hari umuntu yigira smart. Udufaranga twose nari mfite muri banki nari naturotiriye ntushyira ku mufuka. Noneho uko ntwaye ikivarisi kirimo imyenda y'umwana, imvura irimo iragwa, inote zirimo ziratoha, uko ikivarisi kikubaho kirimo kirazinga za note kikazisya. Turagenda tugeze ikabuye, nkoze mu mufuka numva harimo akantu k'akabure, nkakuyemo nsanga ni inote zanjye neza, ntiwanamenya ko zigeze kuba inote. Ndazifata ndazireba, ubundi ntacyo zari kumara neza, ntiwari kumenya ko zigeze ziba inote. Mbwira Imana ngo rero Mana, ubu nta kindi nsigaranye uretse wowe. Ubu uri hano kuko nizi somo rikomeye cyane, Imana nyirihumure ryose. Kuko twagiye kuri stade, rero hari umuntu yigira very smart, ukigira umuhanga. Muri zo kashi zanjye nari mfite icyo gihe ibiryo byari bikiboneka, urumva hari mu minsi ya mbere bari bakimena amaduka hano, bagacaginga imiceri, bagacaginga ibirayi, bagacaginga amakara n'ibindi. Mbwira madamu ntuzi ikintu, nubwo turi muri stade, reka nkwereke cyo umenya ubwenge. Ubwo nyifite aya mafaranga, reka tugure umufuka w'umuceri tuwibikeho, tugure umufuka w'ibishyimbo tuwibikeho. Yarabonekaga wagendaga wayibunza, tuwibikaho. Tuguze uw'ibirayi tuwishyize iruhande, tuguze n'amakara. Turabota abasigaye amazi yo tuzajya tujya kuyashaka muri Kagara. Nabiguze kuwa 5, ku cyumweru bati tugende. Hagarara ndeba umufuka w'ibishyimbo, ndeba umufuka w'umuceri, ndeba umufuka w'ibirayi, ndeba umufuka w'amakara. Numva amarira araje, ariko numva ngomba guhaguruka nkagenda. Turagenda tugeze ikabuye n'udufaranga nari nasigaranye, nsanga natwo twabaye akabure. Ariko senga Imana yegurira Imana, n'ahantu urahari mu bihe nk'ibi. Numva ijwi ry'Imana riramanutse ngo nuca mu muriro ntuzashya, nuca mu mugezi ntuzagutembana, nuca mu mazi ntazakurengera, kuko nzaba ndi kumwe nawe. Imana nyirihumure ryose. Haleluya. Negama ku kirundo cy'amabuye cyari gihari, nduhukira muri Yesu, ndasinzira. Imvura irimo kugwa, hari umubu mw'abantu wafataga gutyo ukaza wuzuye intoki, n'uwari gushaka yari gukoramo ropa. Noneho mu gitondo mbyutse, madamu namwe ati rwose uba muzima, narakubonye usinziriye mu ntebe unaniwe, narakubonye usinziriye mu gitanda niho turyama, no ku mabuye wicaye mu cyondo, imibi irimo kukurya, imvura irimo kukunyagira, muri iriya mbeho, muri uru rusaku rw'abantu urasinzira. Imana nyirihumure ryose. Ndavuga nti hari amahoro Yesu aguha, ukumva hanaguye ibintu byose, ukumva hanaguye imihangayiko yawe, cyonyine kumva ko Imana nyirihumure, Imana umuremyi wa byose, Imana umugenga wa byose, ikwibwiriye ngo ibyo uzanyuramo byose, nuca mu muriro ntuzashya, nuca mu mazi ntazakurengera, nuca mu migezi ntizagutembana, nzaba ndi kumwe nawe. Kiro nicyo cyitwa Imana nyirihumure ryose. Hari Imana twabonye itari amagambo. Haleluya. Hari Imana uba warabonye, niyo umuntu yakubwira ngo yishidikanye ukavuga ngo mva nashidikanya ibindi, ariko sinzigera nshidikanya amahoro Yesu aha abantu be. Sinzigera nshidikanya Imana nyirihumure ryose. Buriya Dawidi aravuga ngo niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya. Tariki ya 7 nicaye mu rugo iwanjye, abantu bashize hariya kuri stade. Umuhanda wa mbere bawishe bawumaze, umuhanda wa kabiri barawugerereye, nka saa 9 baramanuka bazi Iwacu, bahagarara imbere y'irembo. Nabanza ndabanuke, ngiye gufata umuhoro nsohoke, ndatemamo nka 2, ariko sindi bupfe nk'imbwa, ndapfa nk'umugabo. Numva Imana irankomanze ngo se ugiye gupfa nk'umugabo? Wapfuye nk'umukristo, wapfuye nka Yesu, uragenda utema umuntu utunguka imbere yanjye ufite amaraso ku ntoki, urambwira ko uvuye he? Irankomanga, ndacururuka. Ndabona Imana mbabarire kuba natekereje ibintu nk'ibi, ariko nyine tumerewe nabi.
hanyuma numva imbunda iravuze. Ariko muri iyo minota hagati y'imbunda n'iryo sengesho n'icyo kiganiro nagiranye n'Imana, numvise nakiriye gupfa. Abantu bari Imana niba bari bunatwice, ubampereho umugisha, mbasabira umugisha, simfe nshinyitse amenyo nk'imbeba, mfe nsenga, bazanatanga ubuhamya bavuge ngo twagiye hariya kwa pastori, nubwo wanyitaga pastori nubwo nari ntarabawe, twagiye hariya kwa pastori ntiturabona umuntu upfa nkawe, yapfuye atuje kandi adusabira umugisha. Ndavuga ndashaka gupfa nkawe Yesu, nkapfa nka Stefano, nagera mu ijuru ukankora mu ntoki nta maraso arimo. Narangije gusenga numva ndatuje, numva ikintu cyitwa Imana nyiri humure. Ihumure, hari igihe Imana ivuga amahoro ku mutima wawe, amahoro utigeze wumva, ntabwo nshobora kuyakubwira uko aba ameze, ariko ukumva uratuje kandi uri fresh, kumva umeze neza mo imbere. Narangije maze kutuza niteguye ko baza nyine, nzi nuko ndi bupfe, nuko ndi butangire, ko bari buze bakomanga ku muryango, nkasohoka nkakingura neza, ntavuga nabi, banasakuza, banahekenya amenyo nkasa na marayika. Uriya muntu ukuntu bavuga Stefano mu byakozwe n'intumwa, ngo batangiye guhekenya amenyo bamurakariye, ngo bamurebye mu maso babona arasa na marayika. Ndavuga nti kabisa ngiye gupfa nk'intungane, mfe ndabagirana. Numva imbunda iravuze, ibisigaye ni amateka, ndi hano ntitwapfuye. Ariko icyo nenda kubabwira, hari Imana nyiri humure ryose igukomanga ikakubwira ngo tuza, guma hamwe, ntegereza urebe uko nkora. Haleluya. Tegereza Uwiteka, ujye umutegereza, kuko buriya hari ikintu kimwe abantu batarasobanukirwa neza. Hari amagambo aba muri Yesaya 49 nanone 49:48. Imana iravuga ngo byari byose ni muri ako gace ka 40. Mumbabarire, hari igihe njya mvuga ijambo ndabizi neza ko ritari muri 49. Imana iravuga ngo narabahetse mukiri mu nda, muryishakire. Byari byose muri niba atari 48 ni 40, ko numva ari 48. Ntabwo ari 49 yo ndayizi neza, ntabwo ari huri. Nuko Imana irakubwira ngo we naraguhetse ukiri mu nda, ngo n'ubu ndaguhetse, ngo nijye wahetse kandi nzaheka, ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi nyibahetse. Hari uwabonye ayo magambo ngo nyaha abandi, nimushakire muri Yesaya hafi aho 46. Yego mwene da rwose iravuga ngo narabahetse, mwamuhanya nande twahwana. Sibyo? Umurongo wa 3, ni munyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotseho mu nzu ya Isirayeli mwese, abarokotseho mu nzu ya Isirayeli. Abo nahetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndiwe muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka, nijye waremye, niryo uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Nkunda ya magambo, uzi kumva uri mu mugongo w'Imana igenda kubyinirira, ihorere mwana wanjye, iturize mwana wanjye. Ibibazo bikaza ukavuga ngo ubyitondemo, ubundi mu mugongo w'Uwiteka. Imana nyiri humure ryose. Haleluya. Ikintu gitangaje no kumva Imana ikubwira ngo ndaguhetse kandi ukabona uri mu bibazo. Umuntu umwe ngo yari yarasezeranye n'Imana ko bazajya bagendana. Imana iramubwira iti rwose tuzagendana, uri inshuti yanjye, sinzagutererana, sinzagusiga, sinzaguhana. Ako kantu mujya mukabona gashushanije ahantu henshi. Noneho ngo bukeye abona ibirenge bye n'Imana bagendana. Abona hamwe, urabona nk'abantu babiri bagendana mu mucanga, ubona ibimenyetso by'ibirenge by'umuntu umwe n'ibyundi. Ariko abona ahantu hamwe byagiye bicika, hakaba ibirenge by'umuntu umwe. Yitegereje asanga urwo rugendo rwe ahantu hose hari ibirenge by'umwe, n'igihe yabaga afite ibibazo byinshi. Abwira Imana ati ariko Mana, ibi wankoze ni ibiki koko? Twasezeranye ko tuzagendana, none itegereze ruriya rugendo rwanjye nawe. Aho byabaga bimeze neza wabaga undi iruhande, byagenda nabo kandeka nk'igenza. Imana namubwira ngo nuko witegereza nabi, hariya hari ibirenge by'umwe,
nabaga naguteruye ngo bitaguherana. Nabaga naguteruye ngo bitaguherana. Burya hari igihe Imana iguheka ntumenye ko iguhetse. Hari ibyo wanyuzemo byari kuguhitana, hari ibyo wanyuzemo byari kukwica, hari aho wanyuze washoboraga kwasiga ubuzima, ariko Imana iraguheka igucishamo. Nubwo byakugoye ariko warahanyuze. Haleluya. Kandi buri wese asubije amaso inyuma yabibona. Njyambwira abantu yuko ngewe ishuri rya mbere nabonye ryo kwizera ni Genocide yakorewe Abatutsi muri 1994. Yanyigishije byinshi ku bantu no ku bintu no kuri jyewe ubwanjye. Uzi kubaho udafite ifaranga ku mufuka, ukamara iminsi 100 urya ukaryama, ukabaho nta kazi ufite. Imana ikakugaburira gusa. Ushobora gukoresha abandi ikakugaburira, ushobora kwirirwa ubusa utari ntiwicwe n'inzara. Imana nyirihumure ryose. Haleluya. Ariko kugira ngo ishimangire, hani nabutubwira ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Ubundi iki nicyo kintu gikomeye cyane. Twagombye kuba bahumuriza abandi kuko Imana yaduhumurije. Haleluya. Ubundi burya nicyo abakristo twagombye kurusha abandi. Aho abantu bihebye tukazana ibyiringiro, twabwira ngo rega buriya ni wizera umwami wacu nyirihumure ryose, ibi nabyo uzabicamo. Ngo umwami umwe yigeze kubwira umucuzi wacuraga impeta, aramubwira ati ncurira impeta nzajya ndeba naba nishimye nkababara kandi nabo mbabaye nkishima. Umucuzi aragenda abwira umucuti we, aramubwira ati umwami rero arashaka agahanga kanjye, yambwiye ngo nincure impeta itabaho, ngo impeta azajya areba yishimye akababara, yababaye akishima, urumva ishoboka? Aramubwira ati ibyo ngibyo genda uyicure ndakwereka uko yigenza. Aragenda acura impeta arayitunganya, zahabu ikwiriye umwami arayibona, aramubwira ati genda wandikeho mu nyuguti zigaragara cyane ngo nibi nabyo bizashira. Abyandika ku mpeta nini, noneho ayishyira umwami ku munsi w'ibirori. Abantu barimo kumuririmba, barimo kuvuga ukuntu ari igitangaza, akubise amaso ku mpeta, asomye yitegereje avuga ngo nibi nabyo bizashira. So hari umunsi batazandirimba, hari umunsi nzaba ntakiri hano, hari umunsi bizaba bidahari, ahita yijima. Ariko haciye iminsi intambara iba nyinshi mu gihugu, ibintu biradogera. Hanyuma akubita amaso kuri ya mpeta, iramubwira ngo rega nibi nabyo bizashira. Imana nyirihumure ryose, n'ibyo urimo kunyuramo byose nabyo bizashira. Iyakoze bya bindi, iyagukuye hahandi, nibi nabyo bizashira. Haleluya. Hari byinshi twabonye, hari byinshi twumvise, hari byinshi twanyuzemo, kandi hagasigara ikintu kimwe: Imana niyo idahinduka, nibi nabyo bizashira. Haleluya. Ikintu cyiza cyo kumenya Imana nyirihumure ryose, kandi kugira ngo ibishimangire, dore icyo yakoze niho ngiye kurangiriza. Tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana, kuko nk'uko ibyo Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane, niko no guhumurizwa kwatugwijijwemo na Kristo. Buriya kugira ngo Imana itwemeze yuko ari nyirihumure ryose, yakunze abari mu isi cyane, iravuga ngo kugira ngo mubyemere ko mbakunda, ndatanga umwana wanjye w'ikinege ku bwanyu. Haleluya. Ndatanga umwana wanjye w'ikinege ku bwanyu, kuko ihumure rya mbere dufite ni agaciro dufite muri Kristo. Haleluya. Agaciro dufite muri Kristo. Umuntu wese ufite ubutunzi araburindisha, siko bigenda. Hari igihe umuntu aba afite amafaranga mu mufuka, uzarebe ufite amafaranga menshi mu mufuka, ntabwo utega moto, nta nubwo ugenda n'amaguru, witera icyuma ugatega taxi voiture. Mwarabibonye? Ufite nka 3 miliyoni mu isashi, taxi voiture. Ni abantu bakeya bafata moto atwaye isashi irimo 3 miliyoni, kuko abashaka kwicara ahantu akagenda akareba n'umutaximeni, akamubwira ati ngeze ahangaha, kugira ngo abarishoba ko nta bantu bari bumubone, atari bunikubite hasi kuri moto amafaranga yakagwa. Ibyo mvuga nabihagazeho muri uyu mujyi nyambibona. Imana yagutanze w'igiciro cyinshi,
iravuga ngo nzatanga amahanga ku bwawe, nzashyiraho ingabo zanjye zo kukurinda kuko nakuguze igiciro cyinshi. Buriya niba twashoboraga kubyumva tukumva agaciro dufite muri Kristo Yesu. Haleluya. Ariko icya kabiri, ukuyemo ako gaciro kavuye mu mibabaro ya Kristo. Mu mibabaro ya Kristo buriya havuyemo ibintu byinshi. Niyo mpamvu batubwira ngo muri we nimo yeyiri y'ibyo Imana yasezeranije byose. Kuko Imana yarebye ibyo dukeneye byose ibihambira muri ambaraje yitwa Yesu, ishyiramo imigisha, ishyiramo amahoro, ishyiramo agakiza, ishyiramo umutuzo, ishyiramo ubugingo bw'iteka. Ibyo twari dukeneye byose ibishyiramo. Irangije irekurira kado ku isi. Ku musaraba kado barayihambura. Ujye ubona ukuntu kado zigira ingorane. Ibije ikoze neza, isa neza, ariko bagera mu rugo ibipapuro bagashishimura, ibikarito bagafungura, za ipengere bagakuraho, bakageramo imbere. Na Yesu baramufashe, kado barayifungura, amaraso arameneka, ibyaha byacu byose birarihirirwa. Haleluya. Barangije ubuzima bumushiramo, arabuduhereza, arapfa, baramuhamba. Ariko buriya ikintu Satani atari yamenye, yari yikamufuye. Kuko ubundi Yesu ntiyashoboraga gupfa akiri Imana, atarishyiraho ibyaha byacu, ntacyo urupfu rwashoboraga kumukoraho. Kuko urupfu, urubori rw'ibyaha ruri mu cyaha, kandi kuko we nta cyaha yari yarakoze, ntabwo urupfu rwari kubona uko rumuruma. Aravuga ati reka nishyireho ibyaha byabo, urupfu ruraza kunyibeshyaho, ruze rundume ndukura amenyo. Aramanuka gikuzimu, ageze aravuga ati rupfu burya rero wibeshye, biriya byaha byari bindiho si ibyanjye, biriya byari byaba abandi, kwari kugira ngo mbone uko twegerana mufate. Guhera uyu munsi muhinduye umuyugiri, ntabwo ukiri uruyuki. Niyo mpamvu Yesu yabwiraga urupfu akavuga ngo rupfu we, urubori rwawe ruri hehe, ngwino turume turebe. Warumye umwami wacu, erega burya n'uruyuki ruruma rimwe gusa, none ubu wabaye umuyugiri. Kuko buri ikintu Yesu yakoze, ihumure ryacu nukumenya ko urupfu ntacyo rushobora kudutwara. Paulo yandikira abana aravuga ati ubu ngubu bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Arangije yandikira muri yo ntuze y'Abaroma aravuga ngo ese ubundi iri itarimanye umwana wayo niki itazaduhana hamwe nawe. Haleluya. Kubera ko muri Kristo niho dufite ihumure ryose, guaranteed. Buri kintu cyose uzashaka muri Kristo Yesu niho kiri. Niba warakiriye Kristo nk'umucunguzi wawe, ukawemera kumwumvira nk'umwami wawe, hari ikintu Yesu yavuze nkunda cyane. Buriya abakristo benshi dore ahantu mugwa, mukunda Yesu w'umucunguzi, jewe nkunda Yesu w'umwami. Halo, muranyumva? Yesu w'umucunguzi yishyizeho ibyaha byanjye, arabitwara. Icyo nsaba no kwizera ibyo yakoze. Ariko Yesu w'umwami, iyo namwakiriye nk'umwami wanjye, burya aho umwami atandukaniye n'umuperezida, uretse ko n'abaperezida bagomba kubikora. Uzarebe iyo abaturage bashonje mu gihugu, perezida ni uhangayika cyane, ugasanga arimo gutuka abaminisitiri, arimo kugira gute, arimo gushaka uko abaturage babaho. Kuko muri principe z'ubwami, iyo wakiriye umwami akaba umwami wawe ukamuyoboka, imibereho yawe niwe bayishinzwe. Uburinzi bwawe, uzarubwo mujye mubona turara amajoro, uretse nyine muri quartier ko tujya dushyiramo abazamu bamwe na bamwe bo kunganira. Ariko ndibwira ko hageze umuntu utera afite intwaro, ntabwo ari twe tujya kumurwanya. Dufite ubutegetsi bushinzwe kuturinda. Rero iyo wakiriye Kristo nk'umwami wawe, ukemera kumwumvira muri byose, ihumure ryose naho ryinjirira. Kuko buriya hari ikintu cyitwa favor. Abakristo Mana, icyamfasha mwami Yesu, help me. Icyazamfasha abakristo bakumva igihombo bagira iyo bafashe Yesu nk'umucunguzi, bakibagirwa kumufata nk'umwami. Kuko Yesu yaravuze ngo nimwitondera amategeko yanjye. Haleluya. Ngo unkunda wese azitondere amategeko yanjye, mu yandi magambo azareke mba umwami we. Ngo kuko niwitondera amategeko yanjye, ngo data azagukunda. Haleluya.
niwitondera amategeko. Njya numva abantu muri no minsi bigisha ngo ibintu by'amategeko urimo urabeshya abantu, urimo urabambura favor, kuko kumvira amategeko ya Kristo nibyo biduhesha favor. Nimwitondera amategeko yanjye data azabakunda, nanjye nzabakunda, tuzaho muri tugumane namwe. Haleluya. Icyo ni ikintu cyavuzwe n'umwami wacu. Wowe ukabeshya abantu ngo amategeko ngo yavuyeho, ngo amategeko, buriya amategeko y'Imana ngewe nyakunda cyane, kubera yuko amfasha kumenya uko umwami wanjye atekereza, amfasha kumenya ibyo umwami wanjye akunda, akamfasha kumenya ibyo umwami wanjye yanga, noneho nagenda nk'uko ashaka nkaba umutoni we. Haleluya. Noneho Imana nyirihumure ryose igatura iwanjye. Haleluya. Iki rero abantu benshi bajya bakivutsa, ntibabone yuko Imana nyirihumure ryose iyo yatuye iwawe, ubwo n'ibyo ufite byose nyirihumure ryose riraza rigatura iwawe, kuko nyiraryo aba yaje agatura iwawe. Kandi ibyo ifite byose ubwo biba n'ubutware bwayo buzi iwawe, n'uburinzi bwayo bukazi iwawe, n'ubutunzi bwayo bukazi iwawe. Ihumure ryose rikubiyemo ibyo byose. Mwambwiye ngo amen ariko. Haleluya. Hari igihe mba nifuza ko abakristo babyumva ngo babikunde, bakunde Yesu wabambwe akadupfira akaducungura, kuko hano Paulo yanditse ngo ibyo Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane. Mu yandi magambo yatwikiriye ibyaha byacu. Yesaya yabyanditse neza ngo yishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu n'ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu n'ubumuga bwacu. Ibyo yababajwe byadusesekajeho iyo migisha yose, biduha ihumure. Niko no guhumurizwa kwatugwijijwemo na Kristo. Aravuga ati mwe muhumure. Reka ndangirize kuri iyi nkuru nkunda cyane. Mu byahishuwe igice cya mbere, umukozi w'Imana Yohana aravuga ngo ku munsi w'umwami wacu nari mu mwuka. Njya nibaza ngo barikoze Yohana yagiye ate mu mwuka ari muri maximum prison y'Ipatmos. Ipatmos hari nko muri kilometero 60 uvuye ku butaka, cyari ikirwa. Iyo bagufungiraga Ipatmo nta byiringiro wago ufite kuvayo, kereka iyo Abaroma babaga bemeye ukavuga turiya twamufunguye. Ariko akenshi abo bajyanaga Patmo bagomba bari nk'abo baciriho urubanza rwo gupfa. Ariko Yohana aravuga ngo ku munsi w'umwami wacu ngo nari ndi mu mwuka. Umuntu ajya ate mu mwuka ari muri gereza, ajya ate mu mwuka arimo gutotezwa, ajya ate mu mwuka ubundi yagombye kwiheba nta byiringiro asigaranye. Imana nyirihumure ryose ngo agiye kubona ngo yumva ijwi rimuturutse inyuma, ngo ahindukiye abona Yesu, ariko aje noneho mu cyubahiro cye cyose. Buriya reka mbabwire, njya ntekereza Yesu ku kirwa cya Patmo nk'iyimagina. Mujya mubona perezida iyo agiye mu minsi mikuru ofisiyeri, bagashyiramo za modoka zigenda imbere, bagashyiramo ya ambulance, bagashyiramo ya indi ya polisi, zazi kwa kundi zijya zitonda umurongo ukabona ari nk'umunani. Niko Yesu yaje ku kirwa cya Patmo. Mu yandi magambo yaje mu cyubahiro cye cyose, aje gusura Yohana. Yaraje kumubwira iki? Yaramuzaniye ihumure. Arambwira ati Yohana, don't worry, ni jyewe ufite urufunguzo rw'urupfu n'urw'ikuzimu, kandi nari narapfuye none ndi muzima. Ahubwo we komeza ibyo naguhamagariye, andika ibyo ngiye kukubwira byose n'ibyo ngiye kukwereka. Ibyo kuba ufungiye Patmo, don't worry, bimparire, ni gifite urufunguzo rw'urupfu n'urw'ikuzimu. Uyu mwami ni mwiza. Haleluya. Uza umwami uza kugusura igihe abandi badashobora kuza. Najyaga mbyigisha abantu nyuma ya Genocide, kuko twari dufite abantu benshi bibana bakigunga nijoro, akaba aribwo Satani abakubita. Nkavuga nti ntuzigunge nijoro, kuko umwami wacu nibwo aza kudusura. Haleluya. Muri mwe hari abajya bakanguka mu gicuku bakabura ibitotsi. Mu mpepere turebe uko mungana. Dore abanyamugisha rero. Buriya nukanguka mu gicuku ukabura ibitotsi, that's the moment of visitation. Jya utumbira Yesu. Reka mbahe garanti,
iyo utangiye kuryoherwa presence y'Imana, sinzi ukuntu Satani abigenza, niba dutera urushinge ugahita wongera ugasinzira, kuko ibitotsi wabuze Imana irakompensatinga ikaguha presence yayo, ihumure ryayo. Naho abantu benshi bajya mu gitanda bagaturuna nka rasoro yacitse, kubita hirya kubita hirya kubita hirya kubita hirya. Igihe yo Satani yibeshya kankangura, ndabwira ndi thank you Satan, I'm going to enjoy the presence of the Lord. Ngiye kunezerwa no nta rundi rusaku numva uretse gusa kugarama mu gitanda nkahumiriza nkavuga ngo rero umwami Yesu, ngiye kugushimira, ngiye kugutumbira, ngiye kwinjoyinga presence yawe, kuko uyu mwanya ntafite ibitotsi ngiye kuwubyaza umusaruro. Burya mujya mugira ibihombo ntimumenye ko mwahombye. Ari amasaha ya nijoro nubona wabuze ibitotsi, switch on, uhita ucomeka mu ijuru nka Yohana ku kirwa cya Patimo, uhite wigira mu ijuru, ujye muri dimension y'ijuru, ubwire Yesu ngo rero Yesu manuka tuganire, I have so much to tell you, hari byinshi nshaka kukubwira, nari narabiburiye n'umwanya. Hari abantu benshi bavuga ngo nabuze umwanya wo gusenga, kandi ujye ukanguka mu gicuku. That's the moment. Comeka ijuru wumva ukuntu biba byiza. Haleluya. Imana nyirihumure ryose ibane namwe.